Mariya, Mariya yari umunyabyaha, yari ruharwa mu baturanyi no mu kirorero. bamuzaniye imbere ya Yesu, bati uyu nguyu tumufashe, ariko uko ntibizira kandi amategeko ya Musa avuga ko agomba gupfa. Mbega kwiheba gukomeye Mariya yari afite, intimba mu mutima we, ashengutse umutima kubwo urupfu yaragiye gupfa. Mbese muri we nta byiringiro byo kubaho yarafite. Mbega kwiheba gukomeye Mariya yari afite, intimba mu mutima we, ashengutse umutima kubwo urupfu yaragiye gupfa. Mbese muri we nta byiringiro byo kubaho yarafite. Inteko y'abo bantu bari hafi aho barasakuza bati Yesu gira icyo uvuga, tumutere amabuye, dore ko ibyo yakoze ari amahano. Mariya yaratuje na ruvugiro afite muri iyo mbaga y'abantu, yarategereje gupfa byiteka ubutazibukwa. Mbega kwiheba gukomeye Mariya yari afite, intimba mu mutima we, ashengutse umutima kubwo urupfu yaragiye gupfa. Mbese muri we nta byiringiro byo kubaho yarafite. Mbega kwiheba gukomeye Mariya yari afite, intimba mu mutima we, ashengutse umutima kubwo urupfu yaragiye gupfa. Mbese muri we nta byiringiro byo kubaho yarafite. Yesu amaze kumva icyo kirego, arunama yandika hasi n'urutoki rwe. Abafarisayo ngo babibone, bagenda buri umwe bava aho Yesu ari. Yesu asigarana na Mariya, wari wihebye nta byiringiro namba afite. Maze abwira Mariya ati gendere ntukongere gukora icyaha. Mbega umunezero Mariya yagaragaje mu maso ye, ibyishimo mu mutima we, aruhutse umutima kubw'amahirwe atangaje yaragize. Mbese muri we yumvaga ijuru ryamumanukira uwo mwanya. Mbega umunezero Mariya yagaragaje mu maso ye, ibyishimo mu mutima we, aruhutse umutima kubw'amahirwe atangaje